Kuri umuryango w'uriya mwana witabye Imana twarabibonye, turi hariya biratubabaza mu by'ukuri, ariko nta kindi twababwira. Mu isi ntabwo ari iwacu. Bibiliya ivuga ko tugira ibyiringiro, kandi ibyiringiro tuzapfana tukabimanukana mu mva, ariko ngo ku munsi w'impanda y'Imana tukabizukana, tukabyambara, tukabizamukana. Uriya mwana rero tuzamubona, umuryango we wihangane, n'itsinda Healing Worship Team nabo bihangane, tuzamubona. Hano hari n'andi macana atandukanye cyangwa se amateleviziyo. Karibu cyane muri Kigali, umaze iminsi muri Australia imeze gute ubundi? Australia ni ahantu heza, ni ahantu heza, kandi hari na klima nziza wagereranya n'iya hano iwacu. Uko tuzi ko haba ubukonje ntabwo byabagoye. Twasanze bari muri klima iri hagati y'ubukonje n'ubushuhe, ni ukuvuga yari igereranyije imeze nk'uko kwa ngaho iwacu. Musanze mukora gospel, ese ikirere cy'umwuka mwakibonye gute muri Australia? Igereranyije na hano. Hari abakristo, Bibiliya ivuga ngo hari umwuka w'Imana haba hari ukubohoka. Ni ukuvuga ngo hari abakristo hose haba hari ikirere cyiza cy'umwuka w'Imana. Nta bindi, kuba twari duhari nyine ubwo bw'ikirere cyari kimeze neza, kuko umwuka w'Imana ari muri twebwe. Twabonye abantu benshi babashimira bavuga ko bagize ibihe byiza. Ese nkamwe nk'abaririmbyi ba gospel mwabyakiriye gute? Sinavuga ngo tuba twiteguye ko biri bube byiza, ariko kandi ku rundi ruhande tuba tubyiteguye, kubera ko umurimo dukora ntabwo ari uwacu, ni uw'Imana. Imana iwitaho kurenza uko twebwe dushobora kuwutekereza. Niyo mpamvu rero twebwe ubwacu n'abakristo twari dusanze hariya twahuye hamwe, ntabwo ibintu byari koroha, bigomba kuba imiriro. Actually Australia ni cyo gihugu mwatinzemo, mu bihugu mwakozemo amatua, ni irihe banga ryari rihari? Harya buriya niho twatinzera, ahubwo niho twihuse. Niho twihuse, twari tuhamaze ukwezi kumwe, ariko mu by'ukuri n'uwahatinda yahatinda kuko ntabwo ari habi. Igihugu bwacu ni cyiza, ariko kandi n'abantu baho bazi kwakira abantu, batwakiriye neza cyane, turabyishimiye. Mu Australia ni muteganya gukora igitaramo hano? Tuje gutaramira hano iwacu. Tuje gutaramira hano, ahandi ntiturahamenya. Yesu natwerekeza ahandi ikindi gihe tuzagenda, ariko mu by'ukuri ubu nta mugambi dufite wundi wihariye wo kugira ahantu twerekeza. Wenda mvugiye abafana bose cyangwa se abakunzi mwarimo kumva muri Kigali cyane. Murakoze cyane, natwe twari tubakumbuye birenze. Akabazo ka nyuma, nk'umuryango mukora gospel, mubyakira gute nk'abo cyangwa se mubifata gute? Tubifata nk'umugisha twagiriwe, mu by'ukuri ni amahirwe kubona nyine nkorana na madame, tugira umugisha n'aba bana, ariko turabyizeye n'aba bana bagakura, dufatanye nabo dukorera Imana, kuko ibyo twizera twumva tuzabibashyiramo nabo bagakura babikora nk'uko tubikora. Murakoze Yesu abamugisha. Ni irihe tandukaniro mwabonye hagati ya Canada na Australia? Ibijyanye n'iki? Ibijyanye n'ukuntu babakiriye. Gusa navuga rirahari cyane, bose ni abantu beza, bakunda abashyitsi, bakunda Imana, kandi bose batwakiriye neza. Ntabwo navuga ngo bamwe bararusha abandi, ariko bose batwakiriye mu buryo butangaje kabisa. Twumvaga batatuzi cyane, ariko twasanze batuzi cyane. Ni iyihe challenge mwaba mwarahuye nayo muri rugendo? Ni kure twararushye. Uragenda ukibaza ko indege yayobye, cyangwa ukibaza nimba umushoferi niba ari umupilote nyine, ukibaza nimba kirimo yibuka ahantu cyangwa kirimo yibuka gutwara. Abakunzi banyu rero mu Rwanda ni akahe gasite mubazanye? Mwuka byaramutse uvuye ngo ni akahe? Cyokora dufite indirimbo twakoze, tuzazibagezaho nyine nizimara gutungana neza. Nazikoreye muri Australia cyangwa mwaba mwarasize muzikoze muri Australia? Hari zimwe twasize dukoreye hano, ariko hari n'indi twakoreye hari. Mama Pastor, ni cyo rukumbuye cyane mu Rwanda? Cyane nakumbuye abana cyane, n'abakristo bose muri rusange. Ese ko twabonye bose mukora igitaramo cy'ubuntu, hano twakwizera ko mugiye gukora amakosa cyane, nabyo birashoboka. Mubyizere kandi munabyitegure, bigiye kuba vuba, kuko biri mu migambi, biri mu byo twifuza gukora. None inkuru itari nziza iri hano i Kigali y'umwana witabye Imana, none ijambo rimwe kuri famiye yiwe na Healing muri rusange. Mu by'ukuri umuryango w'uriya mwana witabye Imana twarabibonye,
turi hariya biratubabaza mu by'ukuri, ariko nta kindi twababwira. Mu isi ntabwo ari iwacu. Bibiliya ivuga ko tugira ibyiringiro, kandi ibyiringiro tuzapfana tukabimanukana mu mva, ariko ngo ku munsi w'impanda y'Imana tukabizukana, tukabyambara, tukabizamukana. Uriya mwana rero tuzamubona, umuryango we wihangane, n'itsinda Healing Worship Team nabo bihangane, tuzamubona. None hari wenda sije no kuvanga ikiganiro, ariko nyine sinzi hari indirimbo mwaba muri kudutegurira nshya. Twari tumaze kubivuga ko hari indirimbo twakoreye hariya, n'izindi twasize twakoze hano. Ubu ngubu tugiye zose kuzitunganya, noneho zizaboneka mbere arizo tubaha. murakoze. Yesu abagirire neza.